Gahira ati Derek yapfuye. Ese koko Derek yapfuye? Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya nkandira subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo dukomeze tubane no mu bundi busesenguzi bwa filime tugenda dukora. Mbibutse ko iyi ari channel yacu ya kabiri tunyuzaho ubusesenguzi kuri episode nshya twasoje tukarebera hamwe uko twayisoje, mukatubwira uko yarangiye, niba yararangiye neza cyangwa yararangiye nabi nabyo mukabitubwira muri comment, mukarayikinga mukanasharinga. Ubwo rero duheruka muri episode ya 56 tukaba tugiye kurebera hamwe rero ukuntu iyo episode yagenze, cyane ko ibintu bigeze ahantu hakomeye cyane. Umuntu ufite umutima woroshye rwose mubwire ko umutima we ushobora no guturika kubera ibintu biri kubera muri zino filime. Duherukana uwitwa Gahire aza yirukanka ahura na Darlene, aramubwira ati Derek ubu tuvugana hari telefone impamagaye imbwira ko Derek apfuye. Darlene acyumva ibyo bintu ntago yabyihanganiye, ntago yabitekerejeho, nawe yisanze yaguye hasi atazi uko byamugendekeye. Yisanze hasi rwose, yikubita hasi biramucanga ibintu byose. Bantu banjye mudukurikiye, Darlene wavugaga ko adakunda Derek, wavugaga ko atiyumvamo Derek akaba yaramubwiye ati ngewe ndagukunda cyane, ariko Darlene akaba yaramubwiye ati ngewe ntago ngukunda. None byagenda bite aramutse apfuye Derek akaba ahombye na Rugero? Darlene yaba hate? Darlene yabaho gute? Mutubwire ukuntu byagenda, musengere Darlene wacu rwose ari mu gahinda gakomeye cyane, kuko ibintu biri kumubaho muri iyi minsi ntago ari ibintu byiza cyane, ntago ari ibintu nyine umuntu yakwifuriza indi uko byamubaho. Mutubwire ukuntu mwe mubitekereza muri comment, ukuntu mwe mutekereza ubuzima Darlene yabaho adafite Rugero. We asa nkaho yamuvuyeho burundu, cyane ko hari umuntu waje akamubwira ati ugombe uburire Rugero, umuburire kubera ko Derek arashaka kuba yamwica. Nahise avuga ati Derek se yamwicira iki ko Rugero nta kintu ari cyo, ntago yamwica. Ikindi Rugero ni umuntu mukuru, ni umuntu w'umugabo, ntago ari umwana ngo baramwica. Niba ari umuntu nawe mukuru aramwihisha, ntago ari bumwice. Nuko yasubije, ariko reka dusubire inyuma turebe uko byagenze. Uwitwa Rugero duherukana muri episode twahejeje yindi 55 65 atubwira ko uwitwa Jovia bagiye gusubiramo bagakundana, bagiye gusubira mu rukundo bagakundana, nyine ibintu bikamera neza. Abantu dutangira kumirwa, turavuga ati se ko Jovia yashyize amashusho hanze ya Rugero arimo arasambana, ni gute Rugero yaba yahindutse kuriya agahita amubabarira? Abantu mu makomenti mumbwira ati Rugero se buriya Rugero arimo aratekereza iki? None muri iyi episode dusoje tubonye Rugero ahubwo avuga ngo Jovia mumufungishe, mumujyane kuri polisi bamufunge. Tuhita tujya kwa Jovia rero nawe twasanze asa nkaho iyo nkuru yamugezeho yuko agiye kujya gufungwa, polisi igiye kumufata ikamufunga. Jovia yahisemo inzira mbi, yahisemo inzira itari nziza, inzira utakwifuriza uwo ari we wese, yo kunywa uburozi cyangwa kwiyahura. Jovia yahise yiyahura. Murabitekerezaho iki Jovia kuba yahise ahitamo kwiyahura kubw'ibintu byose yakoze, kubwo gukurikira ibintu byose, kubwo gukurikira amafaranga kurusha ubuzima bwe, gukurikira kujya gusenya ingo z'abandi, kwigira indaya? Birangiye
yiyahuye Joviyo, birangiye yiyahuye, bigasiga isomo ku bantu bose bakora ikibi. Umuntu wese ukora ikibi, kuko nawe inzira ye nyine y'ikibi niyo birangira imugezeho, kuko nawe cya kibi yifuriza abandi birangira nawe kimugezeho. Joviyo rero nawe ibye byo muri filime birarangiye, ntabwo tuzongera kumubona. Ese bakunzi bacu, mubona Joviyo yarakoze iki, cyangwa hari ikintu cyiza se yaba yarakoze twazamwibukiraho tukavuga ati Joviyo buriya nubwo apfuye wenda hari ikintu twazamwibukiraho? Ariko reka tugaruke kuri Derek. Ese koko Derek yapfuye? Niko natangiye nibaza, niko natangiye mbabaza ati se Derek yapfuye koko? Derek se ko twasize yitaba telefone imubwira ko agiye guhura na Joviyo, akamuha nawe amafoto, yari yamufotoye nyine baryamanye. Joviyo niwe waba wamwishe se? Ni ikibazo. Duherukana rero Derek afatwa n'umugabo aramuniga, tubona Derek yikubise hasi, none ngo yapfuye. Murabitekerezaho gute? Mutwandikire muri comment. Ibitekerezo byanyu turabikeneye. Duhurire muri episode ya 67 tureba ukuntu bimeze. Mbibutse ko yari yacano yacu ya kabiri, tureberaho hamwe uko ibintu bimeze, uko ibintu byagenze. Niba uri mushya, icyo usabwa urakizi, ni ugukanda iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi tugakomeza tukibanira. Njyewe nitwa Eheke ubagezaho iki kiganiro, ubagezaho ubusesenguzi. Ndabakunda cyane.